turi kumwe mw'ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka. Tujya tugira agahinda na Yesu yaravuze ngo mwisi mu gihe ariko muhumure nesheje isi, ariko hari umunsi umwe. Ibyiringiro byacu biri muri Yesu Kristo mu ijambo rye. Hari umunsi umwe iki gitondo dutegereje umwijima uzatambuka. Abacu twabuze nibo bazabanza kuzuka bwa mbere, niko ibyanditswe byatubwira. Nimbona amahoro yomboka mu ruzi, nabona abafite ishavu. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Imisozi miremire jyana nanjye mwami ntazagwa mu nzira. Uru rugendo rumbanye rurerure, ibicanege nabyo biragwiriye. Inyuma yanjye hari ingabo za Farawo, imbere yanjye ndabona inyanja, hirya no hino hari imisozi miremire. Jyana nanjye mwami ntazagwa mu nzira. Komeza mwami muri uru rugendo, imyambi y'umubisha irisukiranya. Umutima urakuze, umubiri urananiwe, ese ari myinshi ntazagwa mu nzira. Komeza mwami muri uru rugendo, imyambi y'umubisha irisukiranya. Umutima urakuze, umubiri urananiwe, ese ari myinshi ntazagwa mu nzira. Fata ukuboko tugendane mwami, umutima wanjye umaze gucogora, dore imvura irakubye ijoro riraguye. Nabizi ko azagaruka nuko azabyanoza abagenzi bose barembye bazagira umukiza nazakwima. Haleluya, amina, haleluya, iteka. Abagenzi bose barembye bazagira umukiza nazakwima. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ishobora byose, uko abanye natwe mu kanya kashize, turasaga muri uyu mwanya uheruka umaze kubana natwe, kandi ubwo tugiye gushyira umubiri w'umuvandimwe wacu muri iki gituro, tugiye kwikorana ibyiringiro, dufite ibyiringiro y'uko Imana nivuga izabamuzira hose. Turinde tukabona igituro gusa, ahubwo turebe igituro, turebe wese azaba agarutse avugije impanda,
abakiranutsi bazutse tukazimana iteka ryose. Iki byiringiro utanga bibanye n'abana umuvandimwe asize umudamu kandi utanga ihumure abantu batatanga bakomeza ishaka n'ibyo kubana natwe n'izina rya Yesu. yakomeje kuturinda nanone ikaba ikomeje kubana natwe tutize kuri uyu mwanya. Dukomeze gushimira Imana yacu, Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya ijambo ry'Imana rikomeza kuduhumuriza. Ijambo ry'Imana rikomeza kuduhumuriza nanone bitubwira neza yuko atari ko bizahora. Dukwiriye gukomezanya, tugahumurizanya, tugahana ibyiringiro, ariko nanone tukizera ko Imana ishobora byose, ituzi twese kandi twitaho. Igihe kizagera nanone urupfu rugakurwaho iteka ryose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza yuko urupfu ari niwo mwanzi uzaheruka abandi bose gukurwaho. Igihe rero urupfu ruzaba rwavuyeho, ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kurwara no kurwaza, ntabwo tuzongera kubura abacu. Ahubwo igitangaje ni uko Bibiliya yatubwiye ko iwacu ari mu ijuru. Imana izaduha abacu twabuze, tuzabaho ubutazongera kubabara kandi tuzabaho ubuziraherezo tubana n'Imana. Imana yakomeje binyuze mu mugaragu wayo yandikira Abanyakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya 15 umurongo wa 51 aravuga ati dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese, ahubwo umunsi umwe twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi n'uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko rero uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo warupfuwe kunesha kwawe kurihe, warupfuwe urubori rwawe rurihe. Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe ko iduha kunesha umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Dushima Imana cyane kubera ko umwana w'Imana Yesu Kristo ari we nanone waduhaye ibyiringiro. Ubwo yapfuye akazuka, ubu ngubu akaba ariho niyo muganura w'abapfuye bose. Yarazutse ariho. Dufite rero ibyiringiro by'uko azagaruka hanyuma akongera akaduhindurira ubuzima, tugasubizwa uko umugambi Imana yari ifite irema umuntu kwari uko agomba kubaho iteka ryose. Reka rero dushimire Imana ko Imana idukunda kandi ikomeza kuduha ibyiringiro, nubwo tubabara ariko ari iby'igihe gito bizashiraho. Dukomeze gushimira Imana twese iduha ibyiringiro. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Ishavurishize
nuwe nahishimye akeye zamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa zamusingiza iteka zanezererwa imbere ye zamurora mumenye zabana na Yesu nkunda niwe mukiza wanjye zamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa zamusingiza iteka hazaba umunezero tuzabona Imana abera bazakangurwa bazamurwe mu bicu baririmba indirimbo nziza yo kunesha tunezezwa imitima tuzabona Yesu tuzabana n'Imana mu muco utazima tuzahora duhimbaza dushima Imana yacu iyo yatuneshereje iduha agakiza wajuru we ishime wasiwe ririmba abanabye ku Mana baranesheje ibindi biremwa nabyo byishime binezerwe umwami wacu Yesu nasingizwe iteka. Amen. Reka Imana yacu niyo gusingizwa no guhabwa icyubahiro kuko itwitaho mu bushake bwayo n'urukundo rwayo. Imana yemeye ko Imana Selasi asinzira akaruhuka imiriho n'imihati y'iyi si, kandi uko Imana yaremye umuntu umukungugu nimwo azasubira. Natwe rero dushize umubiri we mu gitaka, umukungugu ku mukungugu, aho aruhukiye ategereje umwami wacu uzaza. Kandi dukomeze gushimira Imana yacu, tugire ibyiringiro muri we. Imana yahabwa icyubahiro. Reka dusabe pastor nabo bashyingure. Noneho abo mu muryango bari nabo bashyingure mudamu n'abana. Nzamumenya nzahagarara imbere ye nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye zanezerwa mbonye uburanga bwe burebure n'amaso yake yarabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yambonereje aheza mu ijuru nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize abantu turangiza tugenda. nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana atandukanije bazabonana ekongera kubogoza amarira baruhereza umusekuta yegutabika wenu
nimbona amahoro yomboka mu ruzi nabona abafite ishavu uko mba kose yambereza mu mutima ni neza ndatuje gahunda y'indabo noneho muhire mama nashyiraho ururabo hejuru bagafasha kugira ngo rutaza kugwa murarutambika rutambika neza hejuru yego mubafashe yego murakoze mama wa Sirasi bamushyikiriza ururabo hanyuma begeza hafi ururabo rw'abahagarariye Filipi ahangaha bari buze kudufasha gufata mu buryo turimo bikwakanya umubyeyi mumusubize mu byicaro ndetse n'abayobozi bandi bose bo kuri Eglise kureba ururabo rwa beje wa Shema Pawale ivu beje hanyuma hari n'ubundi DPR OM Limited yego abakozi bakoranaga nawe baze guhita baza murakoze cyane inyuma y'abakozi turaza gusaba ko baza kwegeza hafi ururabo rw'umuyobozi w'umurenge wa Nyamyumba murarindira abandi bakozi bahagera ndabona bakiri kuza abakozi baracyaza bakaza bose bakagafata iyo foto ni ekipe yari muri Ihangana baracyaza kandi tunabona umuryango ntabwo twabura kubashimira ko mwakomeje kubana natwe ndaza gusaba abafite ururabo rwa ES w'umurenge wa Nyamyumba baze kurumwegereza mu kanya aba bakozi nibavaho n'ifoto yarangiye abakozi mwakoranaga na nyakwigendera Imana ibahe umugisha
Urakoze cyane. Famiye Fabien bagera hafi nabo bakabashyikiriza ururabo. Nyuma ya famiye Vena urakoze. Murakoze. Nyuma famiye Tuyishimire Auguste haraza bashiki ba Sirasi batatu. Bashiki be famiye Calixte nayo ize gukurikiraho. Famiye Calixte bakwegera hafi. ndetse aze nawe. Inyuma ya famiye Calixte haraza famiye Rwagasana. Murutambike yego. Famiye Rwagasana. Famiye Rwagasana ntabwo ari hafi kubona yaje. Famiye Rwagasana ntabwo bari baboneka. Itsinda abahuje begere hafi baze gukurikirwa n'igihande cya Rubavu bateraniragamo. Irimo itsinda abahuje baracyaza nabo n'itsinda rigari. Akoze igihande cya Rubavu na Dabu. Nyuma y'iki gihande murakoze cyane. Famiye Aminadabu bamushyikirize ururabo. Abaturanyi ba nyakwigendera abaturanyi bo kwa nyakwigendera bakwegera hafi. Good Samaritan bahurira mu itsinda ry'abantu bakundaga kugemurira abantu ku bitaro, kandi nzi neza yuko uwo murage bakomeje kubanamo nawe n'ubundi bazawukomeza. Cyane cyane kimwe mu byo tuzajya dukomeza kwigira ku bantu. Hari REG ishami rya Remera
haze gukurikiraho rege ishami rya Rubavu. Inyuma yabo haraza kuza famiye Joseph Tuyizere. Famiye Joseph Tuyizere aze kuza gukurikira. Murakoze cyane. Kurikiraho famiye Revocat Karambuye. Murakoze. Nyuma ya famiye Celestin harakurikiraho famiye Musafiri. Famiye Musafiri. Tante Candide yakwegera hafi nawe. Tante Candide ntawe uri hafi araje aze gukurikirwa nta kibazo. inyuma ya famiye Alfredi harakurikira famiye Fidele Rwirangira. Famiye Fidele nawe yakwegera hafi. Nyuma ya famiye ya Fidele hakurikiraho umuryango w'Ababanda. Yego. Nyuma y'umuryango mugari w'Abagesera haraza gukurikiraho korali Iwacu Heza nabo ni umuryango mugari. Umuryango mugari wa korali Iwacu Heza. Murakoze cyane. Iwacu Heza baza gukurikirwa n'abiganye na Sirasi, ndakeka hari muri segonderi. Abiganye nyuma yabo turaza kongera noneho guhamagara famiye Rwagasana yabonetse. Hari abiganye na Sirasi muri kaminuza ya UTB Rubavu branch. UTB Rubavu campus kwegera hafi. Nyuma yabo hari inshuti z'abana ba Sirasi bigana kuri Maranatha. Inshuti z'abana ba Sirasi bigana kuri Maranatha nabo izi ni inshuti z'abana ba Sirasi.
babo murabibona. Kurikireho Master Guide Gisenyi, haje gukurikiraho famiye Festus, abakoranye na Sirasi Mutari Wasa, abakoranye na Sirasi muri Ewasa, hari abana yego aba baturutse Bugesera nabo baze gukurikiraho. Yego hari abana mama Jesse yabereye marene ubwo bose bumva abaganga baza kunyihanganira, habayeho kwitiranya ababanda n'abaganga, muraza kumbabarira, numvise ko buriya wasanga habayemo kwibeshya ariko murambabarira. nabo baje kwegera hafi nyuma y'umuryango w'abaganga. nta muntu waba yazanye ururabo akaba atarwandikishije kandi yaruzanye. turi hano niyo Celestin mwegere hano. uze kuza Samuel Usigariye, Samuel Mupenzi, murakoze cyane, murakoze cyane, reka tubashimire. hanyuma gahunda tuyisubize itorero kugira ngo baze kudusoza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ni ugushima. Turashima abavandimwe biganye na Harimana Sirasi mu nzego zose zitandukanye. Tugashimira abavandimwe banakoranye mu makampani yose nk'uko bagiye bayavuga. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Turashimira abavandimwe mwese muteraniye hano, inshuti, abavandimwe ufite urukundo rukomoka kuri data twese twaboneye ahantu. Ni ibyo gushimira Imana kandi namwe ni ibyo gushimirwa. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ko uza gusaba umugisha wese azawuhabwa. Umugisha dusaba ntabwo ari twe tuwutanga, umugisha dusaba n'utanga nijoro.
uwo rero tubusabiye izo ngeri zose, abiganye nawe, abakoranye nawe, kandi iyo migisha tuyisabiye abavandimwe, inshuti mwese mwatabaye ko muri hano. Iyo migisha turabasabiye rwose, Imana ibamugisha. Kandi tujya tugira agahinda, na Yesu yaravuze ngo mu isi mugire umubabaro ariko muhumure nesheje isi. Ariko hari umunsi umwe, ibyiringiro byacu biri muri Yesu Kristo mu ijambo rye. Hari umunsi umwe, iki gitondo dutegereje umwijima uzatambuka. Abacu twabuze nibo bazabanza kuzuka bwa mbere, niko ibyanditswe byatubwira. Bityo natwe abariho duhere ko dusangana umwami wacu mu kirere. Ijambo ry'Imana duhumeza ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana amagambo ni n'umuryango wa Silas, madamu n'abana, abandi n'umuryango akomokamo, abandi n'inshuti n'abavandimwe. Muri rusange nasanze twese turi umuryango. Ko tugera mu ijuru ntabwo tuzavuga ngo aba ni abaha, ahubwo twese turi abana b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo ubu turi abana b'Imana, icyakora uko tuzabona ntikurerekanwa. Icyo tuzi ni uko yerekanwa tuzasa nawe. Icyo gusa na Yesu rero tuyifata tukiri bazima. Reka nse nushaka guhinira hafi, kubera ko igihe n'amarangamutima bitari koroha, ariko mu mbaraga zisumba byose tubasaba umugisha. Cya kabiri, turashimira itorero rya Gisenyi rwose, abayobozi, abizera, bavandimwe, mwakoze, Imana ibamugisha. Nta ubukwe bwe kuri ziriya tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2009 nari mpari, ariko byongeye ku mugoroba twari kumwe, hari byinshi nize. Ariko uyu munsi iryo somo nkwiye kuriha agaciro, cyangwa nawe ukariha agaciro akakuka kagisohoka. Itorero rya Gisenyi, abayobozi mwagize neza, abizera mwagize neza, kandi ari itorero n'umuryango muri rusange twese turi hano tubuze umuntu w'ingenzi, ariko tuzi ko Kristo ahari. Buriya turababaye, ariko gahunda y'ijuru ntigitungurwa. Mu ijuru hari ibyo bari gukora, hari ibyo bateguye kandi byageze ku musozo, ariko icyo dutegereje ni igitondo kimwe nk'uko nababwiye. Nyuma yo gushimira abo bose, turajya ngo tubabwire ko abana baherekeje umubyeyi wabo, umuryango wacu kandi wanyu ni babiri. Hari Ineza na Irakoze, buri wese yagenewe inka. Uko niko kuri. Ikindi dukomeje gusaba amasengesho no kuba ku mavi, kuko ku mavi niho dutsindira urugamba Satani tugabaho. Kandi tuzi neza ko Yesu ari kumwe natwe ibihe byose ntahava. Mudusengere kandi mukomeze kudusura nk'uko twabibonye, byaratunejeje kandi n'Imana byarinejeje. Kabiri nuko umunsi wo kuva ku kiriyo ni ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8. Hazaba icyumweru bigiye gucamo, yego ntibabyibuka neza ko ngeze kwa 8, ariko mwabyutse neza. Itariki 4 z'ukwezi kwa 8. Ariko dukomeze kuba hafi, mukomeze kuba hafi yacu, kandi natwe kubabona bituma tubona ko tutari twenyine. Kandi Imana Data twese, Mwana n'Umwuka Wera bakomeze kubaguriza impano y'urukundo. Kandi ikiruta byose, uko turi hano turiha dutaka, Uwiteka duhumurize, Uwiteka atukize, Uwiteka duhe ibyiringiro byo kuzabona ubwo azaba agarutse. Ibyo mbyifuriza kuzaboneka muri wa munsi w'igitondo gitangaje, tuzamuka ikirere tubwira urupfu ngo kuneshoka kuri he, tubwira urupfu ngo ubarwaye ruri he, ibyingiro byawe n'ibyanjye, mu izina rya Yesu.
aho gukarabira rero kwa Mwangacucu ni hari imbere gato hari itente niho tugiye gukarabira. Murakoze, Imana yo kwihangana yo guhumuriza ikomeze kubana imitima yacu mu izina rya Yesu. ingofero bagaha Imana icyubahiro bakazikuramo, hanyuma tugasenga. Murakoze, dusenge. Urera, urakiranuka, uri Imana idukunda twese kandi twitayeho, no mu bihe nk'ibi uri kumwe natwe, uhabwa icyubahiro. Wasezeranye kuzabana natwe kandi kutazadusiga. Mu ijambo ryawe niwe wavuze yuko uzaba umugabo w'abapfakazi. Turagusaba Imana yacu uri mu ijuru, mudamu wa Sirasi umuhumurize kandi ukomeze kubana nawe, uzamubere byose ntakagira icyo akuburana. Kandi abana nabo asize wavuze ko uzaba se w'imfubyi, turagusaba Imana yacu ubakomeze, ubane nabo kandi ukomeze kubafasha muri byose, ntibakagira icyo bakuburana kuko wabisezeranye. Uduhe ibyiringiro twese byo gukomeza ab'uyu muryango no kubaba hafi, kandi ubwo tugihumeka twebwe ujye gutegura ahazaza hacu. Twiringanize, dukore ibyiza, tubana neza n'abantu, dukurikiza amategeko yawe, kugira ngo umunsi umwe bigiye kuzahinduka byose, twese tuzanezezwe no kubana mu bwami bwawe. Turagushimira cyane ko wabanye natwe muri uyu muhango kandi ugeze ku musozo. Komeza nanone uduherekeze twese, ubane natwe kandi utuyobore. Turagushimira ko ari wowe mubyeyi, ko ari wowe Imana ikomeye izi guhumuriza neza, kuko ubana nabo uhumuriza ntubasiga. Ab'uyu muryango ukomeze kubakomeza kandi ukomeze kubahumuriza no kubatera ibyiringiro, kugira ngo ukomeze kuba muri wowe. Twese turagushimiye ko wabanye natwe, turagushima kandi yuko utwumva tugusaba ukaduha nk'Imana. Urakoze, turagushimiye ko wabanye natwe, ubwese umwami wacu. Amen. Murakoze mwese, turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Tugiye guhurira hano kwa Jeff, niho twese tugiye gukarabira. Murakoze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.